ubwo hahita habaho ibyago. Jay arapfa nyine amaze kwitaba Imana. Ndavuga ati nk'umusaza reka umuntu akora indirimbo yo kumwibuka byibura mvuga ibiri muri njye. Mamagara Moze numva ari tayari, mamagara Young Kevin numva ari tayari, mamagara Fireman. Nabanje guhamagara bari abagenzi be ntibaboneka. Mamagara Bulldog, mamagara na Pifura. Pifura aho yarananutse gibara kwibubwira saduka je man mvugisha ashobora kuba yarakomeretse cyangwa wenda yagututse mu bundi buryo. Namuhamagaye ndamubwira ati allo tini ya mana ati yahe ati ye mano. Ariko urakikubwira gutyo rero chiri zose zihita ziragira uvuga ati ubwo ndabubwira iki tiye mano tiya mano iri he agaporoje atakaye Daraka proje mfite ko kuririmba ati fuck motherfucker ahita nakupa. Ndavuga ati umujaho n'umunyamerika bafite biragoye kubyumva iyo kubusu wawe hari icyizere ko tuzongera tukabonana. Byari ibintu ntajya mfata nk'icyaha sibyo. Inzoga ku giti cyanjye ngiye ukuntu mbyumva nyumva nka fanta kuko ngiye ukuntu mbyumva icyaha ni ikintu wakuze wigishwa ko iki kintu ari kibi ukagikora. Mwana hari umuntu usambana akakumvisha uburyo yasambanye ariko nta cyaha afite, yumva ari kiriya ari umwere mu mutima. Rero nigiye mu rusengero wakozwe naryamanye n'umukobwa nkunda nyine nari kumubeshya ngo mufere mbwa ati kugira mukunda byanyabyo nta buraya banumva nta cyaha bro. Nyine nimutumve nabi gufite ukuntu wowe byumva uri aho ngaho. Nkora indirimbo ya mbere yari hip hop nigaga mu kabiri segonderi. Numvaga ko nta muntu wambaza ngo yitwa ngo iki ngo bimubwire iyo ndirimbo. Numvaga ko akwiye kuyisanga kuri YouTube akaba ari ngombwa kuyimenya ntabimubwiye. Numva ko kumwe kugenda nidunda muri karasi ati dore wamubonye ubanzi. Ikintu cyanunguye amaze umwaka yarebwe n'abantu 5. Uri kumva karagoye uri guseka karagoye ako kare uri kumva numva ko ngiye gutwika bro. Kandi ubu ngubu ugomba no kugenda ukinginga umuntu ati wayibonye ukamushyira telefone no mu gutwi ati uri kuyumva neza. Ari kuyumva muri speaker wofashe indi telefone umushyize mu gutwi. Byagusaba gukomveka abantu. Ubu ngubu n'urugero ujya gusura umusane. Ari umusane ntari bivuga ntago ndamuvuga ariko ndagiye kumusura ariko reka namuvuge Maître Dodihani. Ariko ntago naheza reka muvuge ibintu yangore ntibibaho. Ariko umva icara hari man yangoze ibintu nagiyeyo saa 12. Urikumva ashyiramo imiziki impati imiziki bro ndasinda. Ariko none nkamubwira ati reka twumve ibindi agashyiramo n'ibiganiro yakoze bari koditse. Nago naheza bari ndavuze yaragacuraga muri speaker agafata indirimbo uri kuvuga muri speaker akayishyira mu gutwi na telefone mu gutwi ati umva kandi uri kubyumva kandi uraheza wasuye umuntu ukumva uvuga ati nararahiye nago nasubirayo kandi niko kuri bandi nago nababeshye nari yamara bugumyo nari ngubaza urumva uragisha wagiye gusura musani witwa Maître Dodihani akubije imiziki n'ibiganiro yakoze n'ingendo akakubwira ko intego ari iyi akambwira turi kubyumva iyo vibe ati noneho ngewe ariko ati noneho ngewe ati numva imiziki yose akahita ubwazana karahanyuza avuye muri Afrobeat igeze muri karahanyuza azanye noneho indirimbo yakoze mu 2012 nta nubwo ifite sound ya fresh none ari kuri volume ya danje
man urwara umutwe naraye ntasinzire mu gitondo ahita mbyutsa ati gwino turepete ubwo uhita urepete uva uzizi mu mutwe zose ntago ugoswe gato araburi nose nimero kari kwiga gucuranga yarabimenye yarabimenye nana agucurangira piano akakubumvisha ko ari wowe uri kuririmba nabi kandi ari gukanda ari gucuranga nabi ibintu utari kuririmba ukabwira ati bro bit ati niwe utaririmba rega ati mwagiye murepeta ati muririmba mutarepeta gute ati wowe umeherutse kuririmba ryari ati muririmbira muri studio mwagiye mwumva ki ati niyo ki curanze ati ugomba kwiririmbira ati wowe biririmbe se nkumva bimeze gute ariko nyine nuko ubikunda tu Petero arakunda umuziki bari ntago ari ukubusebya akunda umuziki arawukunda pe arawukunda yarawukundishije ubu ari kwiga n'inanga ari gushinga gucuranga inanga ninningira arangije ari kwiga inanga piano atarayirangiza kandi yatangiye kuri gitari se byaciyemo cyangwa ntabwo ujya ureba status ziwe ntabwo ujya ubona ntabwo ujya ureba uri kugikora uri kumuvuga nkumva ndamwibutse nawe wagiye tujye tuvugisha ukuri turebe kureka abanyarwanda ntiwagiyeyo ntumvise ibintu byakubaye impamvu uri guseka niko wagiyeyo noneho uzavugisha bamujama babana bita bamwita sizi ukuntu bamwita we noneho babaye Tobari bagita Tiyobari ati ubu ngubu ni rwaserera mvano nkajya mu cyari iwacu kuruhuka ati nta kazi ngira nirirwa hano atari kujya amanuka nkajya kuruhuka stress ati biziki bahano ni danje none se kagwaze yama ibyo bintu ni ibintu bikunda kuba wenda ntabe Maître Dodiane gusa ariko ibyo bintu bikunda kubaho umuhanzi agatangira umuziki akajya ashaka ko abantu bumva indirimbo ze ku ngufu nyine ntiziba izo zibazamukamo ibyo bintu nyine urabizi cyane iyo experience yonyine yagucanze uravuga uti uyu musani we none ndabona ndenze ko hari ibintu bijya biba n'umuntu akaba afite nk'indirimbo ashaka ko zumva wenyine ku buryo abantu bajya baravuga bati ko muba murenganya kanaka ngo ari kuri radio ari ikina wowe bakugejejeho ntiwakwikina nyine icyo kintu cya egoisme cyo kumva ko ushaka kumva ibintu byawe wenyine umuhanzi uzakubwira yuko atabikora abakubeshya ahubwo habamo akantu k'isoni kwati umuntu ndamuhata imiziki yanjye ukuvuga nawe ukahita umuhereza Bluetooth ufatishyiraho ibyawe ari ugira isoni nawe wakabimwumvisha hari abatazigira bakagupaka utahe ushobora kujya umubwira ati ndahamara icyumweru uri kumva mu gitondo ukavuga ati mfite akazi ka danje barampamagaye ntago wahita usara kandi niko kuri ugahita uhindura gahunda abandi mani karangwa yakusetsa gutya kabisa ntago bizi ariko nawe impamvu uri guseka wagiye we ndamuzi rega ndamuzi pe twaraturanye igihe kinini ikintu cyasekeje yarabamagaye ati ndi kwiga inanga ati turi kwiga inanga ati ubitekereza uti usubireyo nyine naravuze ese mvuga ati uyu muntu akunda imiziki uri kwiga inanga ati piano ati narabimenye ndavuga ati karagoye ako kantu none anyway reka ngaruke gato n'ubundi kuri projet yawe nabonye ufite indirimbo yo gucyubahiro nyakwigendera Jay Polly uri kumwe na Fireman uri kumwe na Moze ndetse na Young Kevin ni indirimbo n'ubundi twabivuganyeho kare umbwira ko ari igitekerezo cyawe niyo mpamvu ngikubajijeho ni indirimbo yaje ite muri wowe umuntu nka Yampano kubona ko azi indirimbo kuri Jay Polly akenshi ntabwo bita byumvikana nyine direct urumva undi yayikora uwo bakoranye indirimbo nyine Yampano Jay Polly why Jay Polly hari ikindi kintu yari asobanuye kuri Yampano njyewe nyiri umwana muri ntago nkunda kwibuka ibintu mu myaka y'icyo gihe ariko ndibuka niga primaire hari yagezweho Tough Gang nanjye nari umuraperi rero iyo bavugaga Tough Gang bavugaga Jay Polly nkunda indirimbo ze cyane indirimbo bita Marayika ni indirimbo ifite melody ariko iri na hip hop narayikundaga cyane noneho nza kuza no mu muziki ejo bundi ngira n'igitekerezo cyo kuzakorana nawe hitabaho ikibazo cyo kumufunga ubwo hitabaho ibyago Jay yarapfa nyine amaze kwita Imana ndavuga ati nk'umusaza
reka umuntu akora indirimbo yo kumwibuka byibura mvuga ibiri muri njye mpamagara Moze numva ari tayari, mpamagara Young Kevin numva ari tayari, mpamagara Fireman. Nabanje guhamagara bari abagenzi be ntibaboneka, mpamagara Bulldog, mpamagara na Pifura aho yarananutse gibara kwibubwira saduka je man mvugisha ashobora kuba yarakomeretse cyangwa wenda yagututse mu bundi buryo. Namuhamagaye ndamubwira ati allo tini yamana ati yahe ati ye mano, ariko urakikubwira gutyo rero chiri zose zihita ziragira ati uvuga ati ubwo ndamubwira iki ati ye mano ati yamana iri he agaporoje atakaye Daraka poroje mfite ko kuririmba ati fuck motherfucker ahita nakupa ndavuga ati umujaho ni umunyamerika bafite nahise nditimira ngira ubwoba mu ndararya bandi mu ndararya ntabwo nakubeshya kandi abantu bagimbarira ngo yahe ati ye mano yahe ku buryo niyo mpamagaye umuntu ukuri ubu ngubu sinkimubwira ngo nitwa Yampano ndavuga ati ni Flori kuko ahita amaze ati impano se yahe ati yahe yahise antera ubwoba kabisa byari ibindi urumva nawe wamusanze muri mood yo kubura umuvandimwe. Byari bigoye. Bulldog nyine urabona we n'umuntu w'umupapa ndamubwira ati bro ntabwo nabishobora pe. Fireman ati meze neza tumeze neza ati mbwira neza cyane ibwe byayo neza meze neza adiko yabaje nk'inshuro eshanu ati yampa ati umeze neza ati meze neza ati reka nzi atari kwase ko kumeze neza ati meze neza cyane bya bindi byayo meze neza musirikare bro uzakona ka musirikare nyine bitabwibuka ndirazima agomba kukubwira cyanganya musirikare bro nyine twita tuyikora gutyo ni indirimbo nyine yarimo byumviro bya Fireman ukuntu yabyo nyine akababaro ke na twese nyine urumva twari turi abahanzi bato dushyiramo n'umukuru nshaka no guhamagara Ruto mugenzi wanjye mukuru wanjye ndavuga ati Ruto afite indirimbo nshyashya byahita bivanga twita tuyikora gutyo yego. Okay. Hanyuma wenda guha icyubahiro Jay Polly kuri wowe bivuze iki kuri Yampano nk'umuhanzi? Numvishe n'ubundi mukanya watubwiye uti nigeze kurapa n'uwahogozaga igihe cyageze kubera ukuntu situation imeze ngomba kwiga ukuntu narapa. Nyine imiziki igenda ihinduka urabona bayivuri bakiza bakora Marayika Iva Bravanaza hagezeho ikintu cyo kuririmba noneho amagambo mana akomeye uhita ujyayo ubundi ugenda gutyo noneho haje ba Malay bari gukubita utumelody n'ikinyarwanda turi kukica kugira ngo iyo melody igwishe n'ikinyarwanda ukakica ukanihira mwana ari n'abarekiramo ibintu bitumvikana by'ibishirwa kugira ngo byibura kore melody igezweho imiziki irahinduka. Jay nyine kuririmba iyo ndirimbo byatumye nduhuka nanjye nzaba ati indirimbo ninjya nyibuka nzajya nibuka Jay Polly ninjya nyumva nzajya mwibuka nicyo nayikoreye kandi hari igihe kugera ukumvura umutafu muri wowe yego kandi kubyigira byari ikibazo muri kiragiye mu rugo iwanyu barakuzirikana wari warakuriye ahantu bigoye kwa kwigira itafu kandi muri wowe ukumvura itafu yego kandi ukumva nyine mu rugo iwanyu usa nkaho wakuze amashyano kuko ndibuka nyine umupeti nigeze kujya mu isoko none nabonye ababyinnyi bari kubyina mbona abakobwa bambaye amakora y'umweru nanjye ngiye mu isoko mbona ndayibonye uhita ugurakora nahise ngurakora ajya gusenga nambaye kora kandi papa yari umudiyakoni bro baravuga ati biti ubwo ati byagenza biti tugende umusa kora none agakabutura kageza hano biriya bintu by'abakobwa nyine bambara kora bakashyira agakabutura kagera hano ari nabiguze n'agasengeri k'umweru ngo natwitse nzaba umusani nyine kandi yari kure mani no habagaho amakasete icyo gihe kugira ngo nyine vie wawe akurera urebye ababyinnyi ba Kofi ushaka kubigana ahubwo nicyo gihe ni Austin yari yaje ahantu bita mu Kirambo na Austin aho narabimubwiye
Austin yaraje mufata amaguru ati uranjyana i Kigali ye. Hari hagezweho indirimbo ivuga ngo ibanga ribangirwa impeta. Yaririmbye abantu bose nyine barahaguruka. Numva ibyo bintu ni byiza uwo muntu. Ni nko se nkubwire ngo iki. Ni nko kumva ngo Yesu yaje arahakujya uri mu cyaro kumva umva kuza umuhanzi bakubwira ati Austin yaje n'ababyinnyi. Wanacika mano. Uragenda urabakopera uhita ugenda ugura kora n'agakabutura. Yego. Nyine nagira ntabwo arimbaga muri korali kurumva uzi kuririmba. Icyo gihe ntabwo wari wararambagije. Baranyirukanye muri korali. Uri korali y'abana baranyirukanye kubera ibyo bintu nye byo kwigira hasi. Yego nivugira. Muri make warabaye umusani ariko no gukorera Imana. Noneho ku buryo kubivanga ibyo bintu barande bagataka kana biti. Kubona nyine nigize ngajya ngira gutya ati beze neza. Dirije ati ntuzongere kuzara muri korali. Bagirukara muri korali. Mbo kugenda nkura ubwo genda nkora nyine mbyonge ejo huko ndirimbye ejo bundi wana Bravana Sora Marayika nibwo naririmbye nibwo natangiye kuhogoza ntangira kubyitoza. Icyo gihe cyose wigiraga umuraperi? Nigiraga umuraperi ariko Trokome naririmbaga muri korali. Nahise njya muri korali nkajya ndirimba ariko numva ko nzaba umuhanzi w'umuraperi. Ubwo Bravana Sora Marayika nibwo numvishije numva ni irindi jwi numvishije nawe wakanyorosha ukumva kari kugoma. Ndanangira kuririmba rero no kurapuna narabyibagiwe sinzi niba sindaho nahera. Ubu kaka vasi ka Fireman ntakuzi. Nakiruma. Biririmbye nakiruma. Ubirabye. Yego. Aya mpano nubwo bwose uri kuvuga ko wakwiruma ariko ibyawe urabiririmba tu ntago uri buncike. Kurapa waririmba ibyawe basi ibyo uririmbamo indirimbo yanjye muri yaranshyashya. Biragoye kubyumva iyo kubusu wawe hari icyizere ko tuzongera tukabonana. Nuko ndirimba ntabwo nari nayifata neza. Ntacyo n'ibyo birahagije wenda abantu bari kumva umujyo bayirebe. Ni indirimbo yo Gwicyubahiro Jay. Uvuga iki ku bantu bavuga ko hari abantu benshi babyaje umusaruro urupfu rwa Jay Polly mu buryo bwo guhita wenda bashaka kumuzamukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Ubwo wenda nawe ugira icyo uvuga wenda mu buryo byo kumukorera indirimbo. Impamvu nakomeje kubikubazaho no kugira numve niba hari indi mizi wenda yatumye ugira andi marangamutima ariko ko wabimbwiye karuti ngewe hip hop rega bwari bwo buzima. Nabonye fata ku mavuta yakoze ikiganiro ariko uvuga ngo abantu bakoze indirimbo ngo bayikoze bihuta. Sinzi kwihuta yavugaga ko ariko ngiwe nakoze nta nyungu niyo yari kugira niyo ntari kwishyira no kuri YouTube yanjye cyangwa se nta nyungu nari mbifitemo kuko iyo mbigira inyungu nari kuyipromotinga nkashyira nkayijyana ku maradiyo nkibyaza umusaruro. Nje nayikoze bimvuye ku mutima na bagenzi banje biriya nyine niko nyine atekereza nkafata ku mavuta. Yego yarabivuganye da ibintu byo gukora indirimbo mu buryo nibye. Amugana umuntu uri ku ruhande arambwiye ati ko yari yihize mu mwanya nk'uwa mukuru wa Jay Polly. Hari umuntu umbwiye uburyarya n'uburyarya kugaragaza ko ari wowe ubabariye umuntu kurusha abandi. Kera mu bana iyo mwavuganaga n'abana ukaba wa mbere kuregana papa wanjye yagufataga ukundi kuntu niyo wabaga uri kuregana by'ukuri bagati kucyo ari wowe uhora uregana ntuzavamo injajwa. Icyo mvuze namwe muracyumva. Cyumvikanye karagoye ariko murakumva. Ubwo yari ishyano ku mata hano nta amata. Ukunda iki mu bintu byo kunywa? Ubu ngubu mparaye Marite ariko Marite ko bajya bayipima ngo bagasanga abantu bayinyoye. Ntabyumvise kwa Fandi avuga ati arabaza batubwira ngo baguye Marite kandi twapima
aya njyewe nari mparaye umutobe wa kinyarwanda uyu nguyu nyine wenze uwo munsi usanzwe marite nyine numva ni vibe niyo ndi kwinywera muri ino minsi amata yangwa nabi kabisa ubwo kwa waruvuze ngo sinywa amata nayingeze ngo ubwo ni ibintu bindi wenda bikorwa na Bralirwa cyangwa Skol nubwo tutari kuzamamariza ndabikoma bimwe na bimwe ndabinkwa bimwe na bimwe ariko ntago ari cyane tu wabaranyweye inzagwa z'ipfiriya se bikakuyobera ufite imyaka 5 mu myaka 5 wo mu bararugukacika n'ibiri kugira ngo bamenye ko utabatangiye kunywa bashyiraga umuhe mu boro bakakumvisha so fata ndashobora kuba utajya ubeshya ntago mbeshya kuko rwose urwara abantu babaye mu cyaro hafi ya bose barungweyeho n'aba barokora hari abarokore bagiraga akantu ko kubeshya ngo bafite umutobe wabo kandi harimo igitubura ukabona wabagaraguye ati gutege n'ibyo bintu bagiraga ibintu byabo ngo uyu nguyu ni w'abarokore ibintu byo gupirata byahozeho kuva na kera cyangwa umuhama waragakubitwe n'inkuba harya umuhama si umutobe ni umutobe ariko usembuye ari umuhama wako kanya hari no nabyumvishije ururindo by'umuhama ubu sosera kubi ariko bro mu minota 5 tutangira gukambakamba aruto so byumva neza akagugu nagakera nakagugu no mutabe bikumva barawufata bro man ngiye wacu ni mu cyaro nta bintu byo kubeshya no mutabe barawufata bagasa nkaho nyine bawutaze ukamara igihe ukarenza level yo kumvikanamo ibintu biryohera noneho ukamera nkaho ari igisindisha ariko still ari umutobe rero abapasiteri bo mu cyaro ndagira ngo mbahanure mbabwira ko ibyo bintu munywa ari ibisindisha ese ngiye buretse ari ibisindisha mureke mbabaze abasa sibyo njye hari ibintu ntajya mfata nk'icyaha sibyo inzoga ku giti cyanjye ngiye kuntu mbyumva nyumva nka fanta kuko ni ibintu ntabwo mbifata nk'icyaha njye hari ababunyine bavuga ko isindisha gusindisha nyine none se kurya ugahaga byose si ikibazo gusindisha nazo ni ibintu byose iyo bibaye byinshi unyweye gake wasinda ariko urumva ikintu cyitwa mu rusengero ubundi cyaha ni iki njyewe ukuntu mbyumva cyaha ni ikintu wakuze wigishwa ko iki kintu ari kibi ukagikora mwana hari umuntu usambana akakumvisha uburyo yasambanye ariko nta cyaha afite yumva ari umwere mu mutima rero nigiye mu rusengero wakuzwe naryamanye n'umukobwa nkunda nyine nari kumubeshya ngo mufere mbwe ati kugira ntimukunda byanyabyo nta buraya muri banumva nta cyaha bro nyine ntimutumve nabi ugufite ukuntu wowe ubyumva uri aho ngaho nanjye mfite ukuntu mbyumva ngiye umuntu nkunda atari umuntu duhaye ku kana mbwe ati ndagukunda cyane arubyirari ariko ari umuntu nkunda ntago ari icyaha sanisa wamugira umugore abagomba kuba ari umugore wawe mwarasezeranye Kevin aravuze ngo isezerano ni discipline yo kutamuca inyuma no ntabwo ari isezerano ni discipline itorero umvura ko yizeho ari karagoye rutako karagoye isezerano kuri njye ikintu numva ni amasezerano hagati y'abantu babiri ntago ari ngombwa itorero sibyo ntago ari ngombwa ko numiza umuryango wanjye ngo ubone ko hahiye koko nawe ni ibintu dupanga turi babiri tukabyemezanya rero icyo gihe mbikoze numva ko nta cyaha nakoze donc wowe ubaye wumva uri clear ku muntu wawe ukaba wumva ari we muntu muhuzwa wenda n'izo gahunda nta handi hantu wenda ujya umukunda yego cyane abagukunda abatagukunda we abagukunda ntago waba clear wera ariko ndikumva bise guhura n'ibyo warutora muri yatubwiye icyaha nicyo wigishijwe ko ari kibi yego
ukakirenga. rero abapasiteri bamwe ubwo buboro babyita imitobe ndababwira ko ari icyaha kuko nakuze N'ubukambuca banyumvisha ko ari bwa icyaha. Uzabona ishyano. Muzabona ishyano mwabagabo mwabagabo Ori izagwera rizamumena umutwe. Ori izagwera rizamumena umutwe. rizamumena umutwe. Ibuye ryanzwe. Ori izagwera rizamumena umutwe. Njye nitwa Ori ariko byakana izagwera. rutavuze karashoboka. Hari ibintu bijya biconfusing abantu. Hari ibintu abantu benshi bavuga bati umuntu kano kananywa bakanywa bakita fanta kandi nako ari agasembuye. Bishobora rero ko hari ukuntu amarangamutima ashobora kuba yanga umuntu akavuga ati kangerageza akabyibuza. Kuko rero abantu nzi kuvuga ati rwose ndi umurokore sinangwa inzoga ariko mbashaka kantu gashariye. Ese ntabwo ushobora ese buriya ntabwo ushobora kureba. Hari uwaje hano arabitubwira. Ariko ngo twa wayini se ni Aruto ari icyo kuza cyose abaye Aruto buriya iwawe mu rugo iwawe ushobora kurema icyaha iwawe mu rugo iwawe ukavuga ati iki ni icyaha ku buryo n'umwana wawe asohoka akajya hanze yabona undi muntu ari kugikora bati papa yakwica gufasha ariko umva icyaha urakirema ukavuga ati kunywa amazi ukabigira itegeko ati ni icyaha ati uwo nzafata yanyweye amazi ni icyaha azasohokera iwanyu kiraremwa mani icyaha uricara ugasetinga amahame mu rugo rwawe bakavuga ati umuntu uzayinjirira mu cyumba azaba akoze icyaha umwana agakura akarinda arongorwa cyangwa arongora atageze mu cyumba cyawe kuko yatinye icyo cyaha rero icyaha njye nakuze numva ko gukora ku ikaramu ya papa cyangwa ku muheha wa papa ari icyaha cya kindi cya kindi yanakwica ariko niko kuri ariko ibyo ibintu uri kuvuga ni byo mena man icyaha kiraremwe wenda bazi bino bashobora kuvumbura yuko iyo ubinyweye iyo bihekenye bibyara ikiyobyabwenge bahita bavuga ati iki kintu umuntu tuzagifatana ariko si ukireba ko nta kintu gitwaye bakakirema mu icyaha kugufata ariko ari no kwita bagufunga burundu. Oya nabyumvise nuvuga ngo hano bashobora kwandikaho birabujijwe gukandagira hano ubu tukaba turi mu cyaha wenda kuko hariho icyo cyapa ariko wenda mu gihe kitarajyaho icyo cyapa bikaba ari nta ribi hari wenda sinzi isi yose wasanga hari igihugu gusambana batafita nk'icyaha birahari rero sinzi wenda tuzabimenya umunsi wenda Imana nikugirira impuhwe uzajya muri ibyo bihugu. Oya njye ntacyo bintwaye kuba ndi hano bari n'icyaha nzi iki cyaha kikubangamiye. Oya icyo cyaha ntabwo gikuko kandi nakumaze kukubwira yuko kuryamana cyangwa nikiri mu byo ukora ntabwo kirimo kuko nakubwiye ko ndyamana n'umuntu nkunda ibyo byose no kuba hari uwo wemera bigaragaza ko nta wundi witeguye kubeshya. Reka si cyo bivuga se oya yaravuze ngo ndyamana n'umuntu nkunda ugatekerejeho urakibuka ko bagasesenguye ntanafungwa hari utuntu uvuge bakagenda bavuga ati kakomodotsa agahita uvuga ati mumbabarire ururimi ruri hagati y'amenyo uraruzi ko rurinzwe icyakinjira cyose ahita gikacura ngo rukigenga rukavuga ibyo rushatse kubera rurarinzwe arega ya mpano rwose abantu mpaye vibe muri uno mugoroba byinshi bitandukanye twaganiriye wari umubwira ku buzima ukuntu waje guhura na kubona Austin ukavuga uti ugakora ibintu byinshi ukagura ukagira ute ibintu bigakomera nyuma igihe kiza ubu ngubu uri mu muziki unakoze indirimbo yo Icyubahiro J hari n'indi igiye kuza ya Danje noneho Aruto yambwiye ati uyu muntu mushobora kuba mutari kumuha umwanya ariko bibaye byiza mwawumuha bazabyemera buriya ntabwo wowe wamukomye ngereka mbaho urugero ku giti cyanjye Kirabiranyaza numvaga atashobora kurenga Sankara bati umuntu nitwa Kirabiranya hari n'izina wumva ukumva ntabwo iryo zina riraza gufata Kirabiranya ariko haciyeho ukwezi ntareba filime ye nkumva ndahangayitse nawe rero ndaje mbazonge urabafata
mwumvishije cano mwumva piriyave hazaza n'izindi muzemera muvuga ati burya y'amano n'impano cya cyana ni igisaza waturirimbiye kuri cano se ko n'ubundi turi kuri cano humura sometimes njya ngukumbura nubwo ntamura ariko ndimo ndavumbura ndi gushaka ubukaro ngo njye nkujyana muri sado ngiye kugusiga solo after ndaza n'igishoro maze dusaza Afrika tuhatwike hano ndaza ndenze nka Chibu denga Chibu yeah oya baburetse gato mbanze fungure cano oya nimara kuyifungura harabishyano ubwo wayifunguye kandi utegereza ishyano rigwe tuzasha bebe icyo utamenye Ruto tugiye kubakubita umuzigo wa fresh umva yankomye kandi rimwe nawe nayikunze wana aruturika ajye narabikubwiye reka tuganire nana ubundi jya hariya muganire twite muganire nimwe mugiye kukirangiza ko kirarambyemo ariko byabaye ngombwa ko yamana azamo aradusetsa cyane ntabwo twari kubyiherera ubundi y'amana ari mu basore tuganire umwanya muremure kuko udakunze kuganira n'abasore ni gake cyane bijya bibaho gake bro wanko iriya ball man so ukubeshya urabizi uri mukuru wanjye iriya ball ni fresh application ni ibindi bindi ukuri kandi nagira ngo nsaba abantu bari kuyireba ni ukuri bakoresha yuko bashoboye kose badushyigikire iyihe twe dukora igishinwa kandi igishinwa ntabwo dukora igishinwa ntabwo tuba tukibuka ntabwo tubyibuka ku kantu karagoye yankomye ntabwo nayifata ntabwo arayifata rimba playave akayamano banakarebe bakita playave shuguri pepe kwiririmba nicaye bijya bimvuna mba numva ndi kunanirwa mu nda shuguri pepe wallahi no kurimba caka amafaranga sukubabara nko kubyumva badi muri bande caka marongo oya ntabyo ishyari morana ishyaka ryo gutera imbere ako nakabanga kanjye awiri nuko sanza guhana pore pepe bitware gake nagukoma piriyave pore pepe bitware gake nagukoma piriyave mu maniga ndakunzwe mu bameri ndakunzwe mu bajama ndakunzwe kandi ubona ndicipuye nakaca kana kacwa icyo nicyo gishino utaza kumbaza ngo umvuze ngo iki bakubita igishinwa bakakora icyo kibeze yankomye sinzi uko wankomye nanjye ndafatwa bituma numva ko nkwiye guhinduka sinzi uko wankomye nanjye ndafatwa I can be your man, my motivation. Nakuno wamenera umutima ngusige mpara pariyo nakuno wamenera umutima ngusige mpara pariyo yo bakarebe ni gashyashya wemera ko muri showbiz umuntu ashobora kugira urukundo rwa nyarwo bibaho ni ukuri kw'Imana uri umwe mu bantu baririmbira abageni ni ukuri cyane akenshi ni ukuvuga ngo nta gikwe ntuyemera kuko hora ukibona igikwe no buriya abantu duteye bitandukanye hari umuntu wumva ko igikwe kuri we gikwiye hari n'uwumva ko kidakwiye
nta shingiro mfite ryo guhindura umuntu imyumvire ye. Umuntu wisetinzeho mu mutwe ko nta gikwe, nta shingiro ngiye nkaruta mfite ryo kumubwira ngo ubwo nta igikwe, ubwo ntacyo. Nimba afite iyo gahunda ayikomeze. azagikora igikwe. Hari ukuntu sinzi ukuntu kera nyine umwana bavuga ngo ubukwe bwa kabiri ngo ni uko umuntu yazabukwa. Aka icyo gikwe azazikora cyo. ya mana ararukase. Umuntu wese wakansorinze ubukwe azakora ubwa kabiri. Ubwa mbere ni bwanga. Ntabwo azagenda atabukoze. Namugira inama yo gukomeza mu murongo wa nyawe. W'icyambere igikwe cyambere n'icyanga yaravuze ati sinzagikora, ariko icya kabiri no mara what ko byane nuko ariko azagikora. Aritora akantu k'amatsiko nagize ukansubiza uhite dusoza. Bye bye wari kuririmba wa muntu tuziranye umwe oya wo mu ruganda. Oya pe naratekereje kubisanisha. Warura ariko umeze neza. Ndakomeye pe. Wakoze pe. Wakoze pe. Uratangiye twitahire.